neza. Umaze kutumurikira indirimbo wakoranye na Riderman, kugira ngo tubwire indirimbo igitekerezo cyaje gutuka indirimbo. Igitekerezo uburyo cyaje muntu kugira ngo mbashe guhuza abantu. Urabona mfite abafana b'ibisumizi, mfite nawe afite abandi banjye bankundaga, urumva haje kuzamo navuga ko ari amakimbirane hagati yabo kandi kubera ibibazo byari biduturutseho, so nza kureba ko ibyo bintu bidakwiye kandi nta n'impamvu yabyo yuko haba mu rwango ugasanga abantu barantuka ibintu nk'ibyo. Ubwo se niwasomaga comments ugasanga nk'umuntu arimo arantuka, so naraperejeje nja gusanga n'abantu bitandukanyije nyine, so ndavuga reka nibuze dukora n'indirimbo aba bantu babone ko nge nawe nta rwango ruri mu kuba wenda navuga ngo ndamwanga cyane cyangwa se nawe aranyanga cyane. Ni muri ubwo buryo natekereje gukora iyo ndirimbo. Iyo projet njya kuyimupresentaho hari 2017 17 nkomeza mpushinga ariko bidakunda kugeza ubu nyine narwo namuhamagaraga byaba ngombwa ko amvugisha akemera akavuga ati okay, iyo project ndacyabitekerezaho tuzayikora ibintu nk'ibyo. Yigeze agira impungenge ko wenda bishobora kumuteranya n'umugore wo kuba wenda mwasubiranye? Ibyo bishobora kuba byarajemo nyuma kuko nyine urumva kuba indirimbo nari ntangiye kuyibura kandi indirimbo yarayirecordinze, urumva byari byo byose sinzi, ntabwo nk'umuntu w'umugabo ntabwo yazambwire ngo umugore wanjye byagenze gute, nanjye nta nibyo namubaza, ariko ubwo nawe urabyumva ko hajemo ibibazo nyine. Wowe nawe nta muhuza mwigeze mugira? No. Ni wowe muvango mwatandukanye 2015 2017 nibwo barimo babonanye bwa mbere cyangwa bari mu bana barukundo bari wagendaga? No, ntabwo twabonanaga. Mwabonanye muri studio? Kubera n'aba producer, hari aba producer bamwe na bamwe najyaga mbabwira nkavuga wenda indirimbo uzayimwumvishe gutyo ibintu nk'ibyo nyine, ariko ni gakeya navuga twanahuye kuri iyi projet. Ni gakeya bishoboka kuko ubwo yanarecordinze mbere yanjye. Recordinga njyewe ndi Bugande, anyohereza sample arambwira ati akirumve, so aho nagarukiye mu Rwanda nanjye nahise njya muri studio ndayikora. Ubwo hari wengira ngo yari recordinze 2018 mu mpera zayo, hanyuma njyewe ndicordinga nagiye muri studio itariki 31 z'ukwa mbere 2019. Ntabwo ari inzira yo gushaka kumutereta wenda ngo mwongere mutereta iki se mbuza abo ntereta? Ntabwo oya nabibasobanurira kandi ntabwo nababeshye, nje bira ndirimbo nayitekerejeho muri buriya buryo. Umunsi wa nyuma muri kuvugana na Riderman n'ijyana? Umunsi wa nyuma ntabwo nabyibuka. Nubwo ngo n'ubundi ni kwa kundi bikineze? No, ntabwo ndi umuntu wamuhamagara ngo ndi kumusuhuza nk'umuntu twaye, oya no. Ariko nshobora kuba nk'iyo project niyo yatumaga muvugisha. Wunza bashaka kunga abafana banyu bari baratatanye kubera nini? Ariko se mwebwe ubwiyunge bwanyu bwo bumeze gute? Kuba byo byonyine njyewe twarakoranye iriya ndirimbo, njye nta kibazo nyifiteho kandi ibintu biba bimaze imyaka 5, nta mpamvu yo gukomeza wumva urakaye cyangwa se imiryango yo ntabwo ndakeka nta bibazo bigeze bagirana. Of course ni ikintu cyanashimisha n'undi muntu wari we wese kuko buriya kwiyunga n'abantu bari ikintu cyiza cyane, kandi bitanga n'amahoro. Ntabwo turi kubona ahangaha ubu amahoro asesuye yarahari mu mutima yanyu? Njyewe sinzi kuko njyewe kuba n'abatumiye mwese kugira mugire ibyo mumbaza kuko ndabizi ko abantu bazabyibazaho cyane. Rangi indirimbo yarangiye kera, kuyisohora byari ikibazo kuri njyewe kuko mvuga ati bazabyakira gute, bazabifata bate. Ndavuga reka mbatumire noneho ibibazo byose mwumva mushaka kumbaza mbibabwire, ariko njyewe urumva ko nibuze that's one step nibuze nakoze. Ariko uvuze ko bigaragara yuko ushaka kugarura ikintu cy'amahoro hagati yanyu nawe, ariko we akagenda yigira ku bana n'abambere. Niba uvuze amahoro sinshaka ko wenda umuntu yakumva yuko nshaka kubana
kongera gusubirana no there's nothing like that nta nubwo byanashoboka ariko abantu ukuntu abantu babifata wumva abantu barahimba iby'abanyamakuru muba mwavuze abantu bakabyumva hari ibiri byari bitari byo so ubwo nagira nkureho urwo rujijo rw'abantu bashaka kuba bumva yuko uko kwa mugani ndi gushaka kwinjira urumva bari na uriya ngo ni Emmy wo kugiye yanditse ngo ndashaka kumusenyera ibyo bintu Riderman ubwe ntibyigeze bimuturuka mu kanwa so ubwo nagira nkureho urujijo nk'urwo ngurwo wenda tugane ku musozo hari byagiye bivugwa mbere inkuru nyinshi ukimara gutandukana na Riderman havuze inkuru nyinshi cyane bavuga ati Asinah afite ihungabana Asinah ibiki n'ibiki ushobora kuba warakosheje nawe muri biriya bihe yeah of course amakosa yarabaho kandi anabaho kugira ngo tuyakore niyo mpamvu yitwa amakosa ariko iyo usubije ushize ubwenge kugiye ukavuga ati ibi bintu ntabwo bikwiye ntabwo ngomba kuvuga gutya why not kuki umuntu se atakubabarira cyangwa se ngo akumve naho kuvuga byo ngihungabana wari wese yabivuga ubu nawe nshatse nakubwira ni itangazamakuru ryaraguhungabanyije kubera ibibazo muba mumbaza yeah umutima urakeye natwe birumjeho umutima ameze neza cyane byaravuzwe n'abakuru batoya ubundi cari imbere ugeze mujyana ikibazo nta kibazo ngiye mfitanye nawe keretse ubwo we nimba afite ikibazo mfite ariko ngiye nta kibazo mfitanye nawe mujya muciringa se cyangwa se mugahura nk'abantu kubera ngire ngo akazi kenshi ubu nta nubwo tukibonana hashize igihe kinini tutabonana ariko nta mbere ngira ngo mwajye mubona ama videos ndi kumwe nawe nta kibazo ngiye mfitanye nawe kabisa murakoze namwe